Amen. Ni umwaka wo kuzuka. Amen. Ni umwaka wo kuzuka. Byakire mu izina rya Yesu. Amen. Muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3 mvuko havuga Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nkuko imbabazi zayo nyinshi ziri ngo kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Umva nanone handi hantu kuzuka kujyanye no kuvuka ubwa kabiri. Mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 9 haravuga ngo ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Ahandi tugiye gusoma ni muri Yesaya 54 umurongo wa 2 kugeza kwa 3. Iri ni ijambo Imana ikubwira muri uyu mwaka ngo agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu mazu yawe zigireyo, ntugarukire hafi, wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire impambo zawe, kuko uzarambura ujya iburyo n'ibumoso. Amen. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe risubira inyuma ridakoze. Data nkweretse umuntu wese twicaranye mu ngoro yawe imbere y'ubwiza bwawe aka kanya, ntasohoke muri uyu muryango nk'uko yahinjiye, kuko uri Imana igira neza. Twaje kugushaka Mana, twaje kureba mu maso hawe, twaje kumva aho uvuga. Ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirasenya ibidakwiye, rikubaka ibikomeye. Turi imbere yawe Mana kwakira ubwiza bwawe, uvugane n'umwe wese. Dufunze imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Twifatanyije n'ijuru, twifatanyije n'abamarayika. Cyubahiro cyose kikugarukire Mana yacu, mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Amen. Yego reka dukoma amashyi. Imana ishimwe cyane. Uyu mwaka twawuhawe nk'umwaka wo kuzuka, ngo mu mbabazi z'Imana twabyaye ubwa kabiri, twavutse ubwa kabiri, ngo kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tudafite ahandi dukuye, tudafite ahandi dushakiye. Ibyiringiro bizima byacu ntibyubakire mu madiplome dufite, ntibyubakire mu mafaranga tubitse, ntibyubakire mu mazu twubatse, ntibyubakire mu bana twabyaye cyangwa ababyeyi dufite, ngo ahubwo ibyo byiringiro byibe byubakiye ku kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Nugenda mu muhanda, nugenda mu mayira ya Kigali, ukagenda ukumva ibiro biriyongereye, ngo kubera iki?
kuko mfite umwami wazutse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mfite umwami wazutse. Iyo Kristo atazuka nta kwizera tuba dufite, nta byiringiro bizima tuba dufite. Iyo Kristo atazuka tuba duhimbaza, tuba twirata, tuba tuvuga, tuba twamamaza umwami utariho, umwami wapfuye ariko yarazutse. Haleluya. Iyo atazuka sinzi ukuntu umuntu yahagarara imbere y'abantu nk'uku akavuga ibye kandi atakiriho. Yewe ndetse iyo umwami apfuye baramuramplasa, si byo se? Iyo umwami apfuye bashyiraho uwundi mwami. Kubona nta wundi mwami bashyizeho nuko wacu yazutse. Alléluia. Il n'a pas été remplacé et il ne sera jamais remplacé. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Niwe twicaje hano, niwe twamamaza, niwe turirimba, niwe tuvuga, niwe twirata, niwe ibyubakiro byacu byubakiyeho kuko yazutse, kuko ari muzima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntabwo umwami wacu yapfuye, yarapfuye arazuka, ni muzima, arakora, ariho, dufitanye nawe experience. Haleluya. Yewe muntu wicaye aha wibaza utese ibintu uriya muzehe ari wavuga ni ibiki? Oya, ni ibintu bifatika, ni ibintu bizima, ntabwo ari mu cyuka, ntabwo ari ibitekerezo biri aho gusa. Hari experience ugirana n'Imana, ugirana na Yesu kubera kuvuka ubwa kabiri. Iyo uvutse ubwa kabiri, iryo jambo nkunda kurisubiramo kuko nirwo rufatiro rwa byose, niyo musingi ya yote. Ngo abamwemeye, ngo muri iyi si inkuru ya Yesu yamamaye hirya no hino, inkuru nziza y'ubwami yamamaye hirya no hino, kuva icyo gihe iravugwa kugeza uyu munsi. Ngo ariko nubwo ivugwa si bose bamwemeye. Ngo ariko shaho abamwemeye, abemeye bakamugira umwami. Haleluya. Ngo ariko abamwemeye, ngo abo ngabo yabahaye ububasha, yabahaye ubushobozi bwo guhinduka, bwo kuba abana b'Imana. Hari experience yabaye. Size experience ko nayivuga mu Kinyarwanda. Hari icyabaye. Turizi twebwe tubahagaze imbere, tuzi igihe twigeze kubaho tutazi uwo mwami, tumumva nk'amateka, ariko tuzi n'igihe twamwakiriye mu buzima bwacu icyabaye. Haleluya. Igihe ari ikintu gikomeye cyane nacyo tujya dukunda kuvuga. Uzambabarire kujya nsubiramo ibintu nuko biba bikenewe cyane, nuko bari ibintu by'urufunguzo. Ibyo bintu byo kuvuka ubwa kabiri ntibyumvikana. Ibi bintu tubabwira bya Yesu n'agakiza n'ubwami bw'Imana ntibigaragara n'amaso. Pauvre nous, ntibigaragara n'amaso. Rimwe nigeze kubwira abantu, ndababwira ibya Yesu mbona ntibumvise, mbabwira iby'ubwami bw'Imana mbona ntibumvise. Ndavuga mwambese rimwe, iba mwari mwemeye, iba yari ishati mbanyikuyemo nkagenda nkwambika ngavuga ngo ambara nawe, ambara nawe, ambara nkayikuramo nkaguha, n'ishati iri imbere nkayiguha, n'isengeri nkayikuramo nkaguha, ambara wumva uko bimera. Yesu ni muzima. Nikodemu yagize icyo kibazo. Umugabo witwa Nikodemu yazindukiye kwa Yesu kare kare. Nikodemu yari umunyabwenge, yari yarize law, droit, amategeko. Yumva
Yesu amugenda inyuma gato abona ibyo akora, ageze haramusanga rwihishwa, ariko Yesu ngewe nk'umuntu niyubashye nanze kubivugira mu ruhame ngo batagira ngo nanjye nabaye umushenzi nkujya inyuma, none mbabarira wowe koko ibintu uvuga umuntu abona bisa n'ibyavuye ku Mana, ariko kandi Yesu aramureba ati wimbaza byinshi n'uburi ntiwabibona. Arangije amuha urugero aramubwira ngo umva, umuyaga urahuha ntumenye iyo uva n'iyo ujya, umuyaga ntiwamenya ko utukura cyangwa wirabura, umuyaga ntiwamenya ibiro byawo, ngo ariko haleluya ibyawo biraboneka. Hari experience y'umuyaga iboneka, tunyura ku muhanda ugasanga ibiti byaguye, ntiwamenya uwo muyaga igihe waziye nawe wavuye ahuca, ukabona amabati yasimbutse. Umuyaga ufite ibikoreka byawo nyamara ntituwureba n'amaso. Ati rero Nikodemu, wakira iby'Imana gutyo, wakira iby'agakiza gutyo, wakira ibyo kubaho gutyo, bizakubaho, uzakira indwara, uzava mu bukene, imiryango izafunguka, uzambikwa igikundiro, uwagira diplome utayigira, bizaba nta kuri nabigusobanurira, ni experience. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo wubakira ubuzima bwawe ku byo wamenye, ku byo uri bubwirwa aha ngaha, kurusha kubwubakira ku byo ureba n'amaso, kuko ibyo wamenye bifite imbaraga zikora, ni experience. Ubyemera cyangwa we kubyemera. Niyo mpamvu tuvuga ngo uyu ni umwaka wo kuzuka. Ubyemera utabyemera, urambaza ngo kubera icyo ari umwaka wo kuzuka, nuko nidushyira ibyiringiro byacu kuri icyo kintu cyabaye umwami w'abami wazutse, akaba rero twubakira ibyiringiro byacu, ngo turagira ubuzima, turagira ibyiringiro bizima. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu uyu mwaka tuwise umwaka wo kuzuka. Mu Baroma 10:9 twasomye, aha naho turabona imbaraga zo kuzuka. Kuzuka ni basic, ni foundation ya byose. Ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami mu mutima wawe, ukizera ko iyo afere mu mutima wawe, ukizera ko afere yo kuzuka yabaye, urakizwa. Urumva ko kuzuka biguma biza bifatanye n'ubuzima. Haleluya. Rero ibyo byiringiro, izo mbaraga, iyo afere yo kuzuka, icyo ngicyo twamenye niyo fondation. Niyo mpamvu ubwirwa ngo agura imbago zawe, tinyuka. Haleluya. Agura, witege kuzuka no kuzuka, nuko ibyawe bizuka uyu mwaka wa 2021. Mu mbaraga zo kuzuka bavuga ngo imbaraga zazindi zavanye Yesu mumva, ngo nizo zigukoreramo iyo wamwakiriye, iyo wamumenye. Mu makuru yo kuzuka ngo Yesu ari mumva, ngo marayika wo mu ijuru ngo yaraje abirindura ikibuye cyari gifunze umunwa w'imva ya Yesu Kristo, ngo arakibirindura akitera hejuru nka preve. Haleluya. Nka preve, nk'ikimenyetso, nko gutanga umugabo ngo byarangiye. Cya kibuye cyari gifunze nyicaye hejuru, imva irarangaye, murebemo nta kirimo. Haleluya. Le tombeau est vide. Haleluya. Uyu ni umwaka wo kuzuka. Ibibuye byose bipfukiranye ibyawe bizabirinduka kimwe ku kindi, bizagenda bibirinduka kimwe ku kindi. Zamura kwizera kwawe. Before you know, ndavuze ngo before you know, iyo ndwara izaba yakize.
before you know iryo deni rizashira. Before you know uriya muntu muzongera mwumvikane, mbere yuko ubimenya, mbere yuko ubibara, biba tutabireba n'amaso ariko birakoreka. Byangunda kubabwira ngo iby'Imana hari n'ibindi tubona tukemera gutyo gusa. Uzicara imbere y'urugo rwawe, aho uryama, aho utuye, wicare ucungane n'isaha, uzambwire neza igihe ijoro ryabisikaniye n'umunsi. Uvuge ngo shango ya isaha ni iminota ni amadakiki ni ijoro umunsi wavuyemo hinjiramo ijoro. Ni ryari ko dupimiranya gusa kavuga ngo bwije cyangwa bwakeye? Bibisikana ryari? Nkuko bibisikana gutyo utabireba, niko n'ibyawe bizabisikana. Haleluya! Nkuko bibisikana gutyo utabireba, ntuzamenye igihe wakiri indwara. Nkuko bibisikana gutyo utabireba, ntuzamenye igihe waboneye akazi. Ntuzamenya. Uzumva telefone utabizi, uzumva telefone iguhamagaye utabizi. Ya vizi zaboneka, kakazi kazaboneka, bwa bushomeri buzashira. Before you know, izere gusa kuko ari umwaka wo kuzuka. Ntabwo twaze kubashyushya, twaje kubabwira ukuri, twaje kubabwira inkuru z'ubwami. Biraba nkuko bibisikana utabizi utabireba, bigenda bibisikana, bigenda bibisikana. Amagara azagaruka, urukundo ruzagaruka. Ndiho ndaguhanurira, urukundo ruzagaruka, ibyiza bizagaruka, cya gihombo kizashira, ubucuruzi buzongera bukoreke. Niwizera, niwizera. Abongereza bivuga neza ngo before you know. Iyo tutari twambaye agapfukamunwa, mba nkubwiye ngo ngorera mugenzi wangu umubwire ngo before you know. Utarabibona ntuzamenye igihe byabereye. Dufite Imana y'imbabazi, dufite Imana idukunda, dufite Imana yagushyize kuri liste yabaje kuyishaka. Haleluya! Dufite Imana yakubyukije mu gitondo, iravuga ngo mukobwa wanjye, muhungu wanjye, turi kumwe. Before you know, uyu ni umwaka wo kuzuka. Haleluya! Nabwira ari ça c'est pas mon invention. Iri si ijambo nahimbye kuvuga ngo ni umwaka wo kuzuka. Nunyegera nzakubwira aho narikuye. Si ijambo nahimbye, bivuye ku Mana. Ni umwaka wo kuzuka. Imana ikunda abayizera. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ngo ikunda abayizera, utayizera ntayinezeza, ngo kugira ngo kuko uyizera kwe kumenya yuko iriho, ngo kandi igirira neza abayishaka. Aho ni mu Baheburayo 11:6 ngo uyizera akwiye kumenya neza yuko iriho, kandi itariho gusa kubwo kubaho, ahubwo igororera abayishaka, igirira neza abayishaka. Mwene data, waje hano gushaka Imana. Niba utari waje gushaka Imana, isubireho uvuge uti Imana, izi ntebe nicayemo ndahinduye nje kugushaka. Gahunda nyishyize iruhande, ni wowe nshaka Mana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Buri gitare gifunze ibyawe uyu mwaka kizavaho. Igitare cy'indwara kizavaho, igitare cy'ubushomeri kizavaho, igitare cy'ideni kizavaho, igitare cy'ukwanga kizavaho, igitare cy'ubwoba kizavaho, kizabirinduka. Ngo marayika, ndumva marayika ari wabibirindura, marayika ari warabibirindura.
before you know uzasanga cyavuyeho. Nuheranwe n'amateka, nuheranwe no gupfa no gupfusha, nuheranwe no kubura, nuheranwe no guhomba, nuheranwe no gutsindwa. This is another season. Nuheranwe n'ibyo byose nkubwiye, wiyongerereho kuri liste, kuko ibi n'ibindi bihe twinjiyemo. Dieu n'est pas bête kuba yakwinjije mu mwaka wa 2021. Ni bangahe batawurimo? Urabazi? Hari nabo mu muryango wawe hafi bazi ko batawinjiyemo, ariko wowe winjiyemo. Ntabwo Imana yakwinjiyemo bwo kugukinisha. Oya, nukugira ngo ikugirire neza. Uyu ni umwaka wo kuzuka. Ndumva mbivugana umunezero mwinshi. Uyu ni umwaka wo kuzuka. Ntabwo Imana yabikoze gusa, ntabwo yabikoze gusa, niwe yabikoreye. Amen. Ntabwo yabikoze gusa, ntabwo uri mu kigare, ntabwo uri mu kivunge cy'abantu ngo wowe wasanze umuryango wafungutse ukinjira. Hinjiye abo yashatse, hinjiye abo yapangiye. Vuga ngo Imana yampangiye ndinjira. Imana yarampangiye ngewe Straton ndinjira. Njya mbabwira amakuru yanjye. Ejo bundi mu kwezi kwa 10 nari mfuye. Ni mu kwa 10 mama? Nari mfuye, naryamye kwa muganga ibyumweru bingahe. Buke baravuga ngo ya ngo wiryama hano by'ahantu bavurira corona, urwaye corona. Baranyirukankana mu gicuku, nisanga ndi mu bantu barwaye corona. Ariko none nisanze muri 2021. Ubwo si uwo mugabo wakuyeho icyo kibuye akaba nyinjije hariya. Hari amafaranga namuhaye. Akwitayeho, agufitiye umugambi, yagupangiye. Haleluya, yagupangiye. Uyu ni umwaka wo kuzuka. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umwaka wo kuzuka. Hari imbaraga zo kuzuka. Wa muganga we uvure ubizi ko hari imbaraga zo kuzuka. Ndakwinginze madamu, mama w'icyano, n'umudokiteri, abantu benshi bajya imbere. Uvure uziko nubwo uvura, nubwo utera inshinge, nubwo umuntu akwicara imbere, ubikora uvuga uti nyamara hari imbaraga zo kuzuka. Uyu muntu wanjye arakira. Haleluya. Uhinge Janvier, uhinge uziko hari imbaraga zo kuzuka. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. David uyobore uziko hari imbaraga zo kuzuka. Niba uri nyumba 10, niba uri gitifu, uyobore uvuga uti aba bantu nubwo mbinginga ngo tugire amazu meza, tugire imihanda myiza, indwara zishire muri quartier ahantu nyoboye, mu murenge aho nyoboye, ubikora uzi ngo hari imbaraga zo kuzuka. Ejo nzasanga byabaye. Uyu ni umwaka. Uyu ni umwaka. Wa mwarimu we wigisha uzi ko hari imbaraga zo kuzuka. Wa mubyeyi we urere uzi ko hari imbaraga zo kuzuka. Reka guheranwa. This is another season. Ni umwaka wo kuzuka. Ushobora kuba ufite umukobwa wakunaniye imuhira, ushobora kuba ufite umusore wakunaniye, ariko reka nkubwire, akira imbaraga zo kuzuka. Urere uzi ko hari imbaraga zo kuzuka. Umugaburire uzi ko hari imbaraga zo kuzuka. Umuhereze mu ishuri uzi ko hari imbaraga zo kuzuka. Oh, mama, hari imbaraga zo kuzuka. Bwana asifiwe sana. Hari imbaraga zo kuzuka. Kuzuka ni ukwawe. Inkuru za Yesu mu gihe yajyaga kwa Lazaro yarapfuye, agiye kumureba nyine. Yahuye na mushiki wa Lazaro witwa Mariya. Abona Mariya ariho ararira, arababaye nkuko ari undi muntu hano wicaye urira ubabaye. Amen. Iyi nkubwira ni profesi y'Imana ku bugingo bwawe.
n'ubuhanuzi ku bugingo bwawe. Nk'uko urihurira, Mariya nawe yarariraga, musaza wacu yapfuye, watinze kuza, iyo uza hakiri kare ubu ntabwo yaraba yapfuye, dore ari mu mva amazemo iminsi 4 yatangiye kunuka. Nawe ibyawe bishobora kuba byaranutse, ariko dufite umwami udiringa n'ibyanutse. Yesu aramubwira ngo umva, musaza wawe azazuka. Mariya ngo yegorege, ndabizi, nize gatigisimu, ndabizi ku munsi w'imperuka azazuka. Yesu atuye, si ibyo nkubwira, ni ngewe kuzuka. Haleluya. Icyo gihe uvuga azazukira, ni ngewe ndahari. Uyu munsi none ndahari, ni ngewe kuzuka. Keep quiet. Uribaza ngo bizatungana ariko ndangije ya miti, bizatungana ariko ndangije amashuri, bizatungana ariko ngeze muri Amerika, bizatungana. Oya, icyo gihe cyo muri Amerika ni icya Yesu. Icya none Yesu ari wakubwirira ijambo ni icye, nawe nacyo ni icye. Haleluya. Il est là, il est ici, il sera là. N'umwaka wo kuzuka, n'umwaka wo kuzuka. Ari yarambwira ngo izere urabona ubwiza bw'Imana. Reka kumbwira byinshi, reka kumbwira ibyo wize muri gatigisimu ngo ku munsi w'imperuka abantu bazazuka. Oya, izere urabona ubwiza bw'Imana. Nawe, haleluya, nawe izere urabona ubwiza bw'Imana. Reka kumbwira ngo nuko ntarangije amashuri, reka kumbwira ngo nuko ntabi n'ibi bitagize gutya. Oya, ijambo ririho riravuga, ntabwo ijambo ry'Imana risubira inyuma ridakoze icyarizanye. Nuryakira rirakubera ubuzima. Amen. Ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Umva, hari side ebyiri, hari impande ebyiri, hari uruhande rwo gupfa, hari uruhande rwo kuzuka. Amen. Nk'uko hariho gupfa 100%, hariho no kuzuka 100%. Amen. Rero don't stick on one side yo gupfa kandi hariho no kuzuka. Shift. Imana irabwira ngo imuka, va mu ruhande rwo gupfa uhoshyira ibirenge mu ruhande rwo kuzuka, kuko nk'uko hariho gupfa hariho no kuzuka. Kuki wemera gupfa gusa, kuzuka ko ntukwemera? Kandi byombi bihari, kandi byombi bihari. Kora liste y'ibyapfuye, urabizi mu byawe, urabizi muri business zawe, urabizi mu nshuti zawe, urabizi aho utuye, urabizi uko bimeze. Kuki ubireba nk'ibyapfuye bikaguma bipfuye, ubireba nk'ibyapfuye nyine nk'ibyapfuye, ukibagirwa ko hari indi side. Mwuka wera ariho arakwibutsa ngo nubwo ibyo byapfuye hari indi side yitwa kuzuka. Haleluya, haleluya. Ni umwaka wo kuzuka, Bwana zivuye sana. Haleluya, haleluya. Agura muri Yesaya 54 twasomye ngo gira icyo ukoze, kubera ibyo uriho wumva ni nka Imana ikubwira ngo gira icyo ukoze. Agura imbago zawe. Amen. Nubireke gutyo, ibi wumvise niwicare. Oya, ahubwo agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu nzu yawe, zirege zigireyo kandi ntugarukire hafi. Akantu njya nkunda kubabwira, ntugasobanukirwe neza kuko biba birimo hari na filozofi n'icyo. Ntabwo ikirato ari cyo gipima ubugari bw'ikirenge. Ikirenge nicyo gitegeka ubugari bw'ikirato. Kuko ikirenge cyawe
kiri kumwe n'ikirenge cya Yesu, it is big. Ikirenge cyawe ni kinini, reka kugishakira akarato gatoya. Oya, ni kinini, kirebe kirebe, uvuge ngo wakirengewe uri munini. Ngiye kugushakira ikirato kinini, ntabwo ikirato aricyo gipima ikirenge. Oya, ikirenge nicyo kidetermina. Ntabwo wabyumvise, je m'en fous. I don't care. Niba utabyumvise, je m'en fous. Ariko niko bimeze, niko Imana iri ikubwira ngo reka kwibeshya. Ntabwo ikirato aricyo kidetermina ubunini bw'ikirenge, ahubwo ikirenge nicyo kidetermina ikirato. Aho niwisondeke ngo agura, ngo urege imigozi miremire, ngo kandi ntigarukire hafi. Ni umwaka wo kuzuka, ni umwaka wo kuzuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo wagure imigozi yawe ibe miremire, ibumoso iburyo. Ndavuga ibi, hari umuntu wicaye aha uri uvuga ngo ntabwo nujuje ibyangombwa. Iyaba nari narize, iyaba nari nziranye na kanaka, iyaba nari inzobe cyane, iyaba nari nambaye kositime nziza nk'iya pasitori, iyaba reka nkubwire. Ni Imana iriho ivuga. Iyo Imana ivuga nta yaba biba bihari. Amen. Imana ishimwe. Abagabo bamwe, Petero na bagenzi be, bagiye kuroba, baroba ijoro ryose ntibagira icyo bafata, kuko ubundi uburobyi ni nijoro. Yesu arahahinguka. Yesu ari hano. Ndavuze ngo Yesu arahahinguka. Yesu ari hano. Haleluya. Ejo uzajya utanga ubuhamya hano uvuga ngo rimwe nari nicaye mu ntebe ya kane hari inyuma, ngo Yesu arahinguka, aravuga ndamwumva. Umva, Yesu arahinguka. Yesu arahinguka. Bacemerewe, nta kintu na kimwe bafashe, nta fi n'imwe bafashe, ngo arababwira ngo ese hari icyo mwaronse? Ngo ya, nta na kimwe. Twarobye ijoro ryose kandi hari ku manywa. Arababwira ngo noneho ngo nimwigire imbere gato, mwigire gato imuhengeri gato, ngo mwongere mutere inshundura zanyu, mwongere mutangire business yo kuroba. Bo mu bwenge bwabo bazi ko nta muntu uroba ku manywa. Buriya abantu baroba nijoro uko bitwaza itara, ifi zikaza zirukanka zijya kuri lumiere y'itara, noneho zaba nyinshi mukazidaha. Niyo principe yo kuroba. Ku manywa nta kintu wabona ucana kugira ngo ifi zibone uwo mucyo. Ni umucyo ukwiriye hose, ziba zinyanyagiye. Rero nta buryo waziroba ku manywa, ni pari hazaru ufashe kamwe kamwe. Batekereza gutyo bati none se ko ari ku manywa, kondisiyo ntizuzuye. Yesu arabwira ngo, Petero ageze aho ngo kuko bivuze, kuko bivuze, nubwo tuzi ko bidashoboka. That is powerful. Kuko bivuze, nubwo tuzi ko bidashoboka, hari ukuzuka. Kuko bivuze, nubwo tuzi ko bidashoboka, reka Mana tubikore. Imana irakubwira ngo agura. Agura. Hari itandukaniro rinini cyane hagati yawe wicaye muri izi ntebe n'umuntu uri muhira muri quartier, uriho wumva radio cyangwa anywa ibyeri bye cyangwa agiye gute. Hari itandukaniro rinini hagati yawe nawe, bigomba kugaragara. Haleluya. Itandukaniro si uko waje we ntaze. Oya, itandukaniro nuko hari uwo mwahuye, hari uwo muri buhure,
hari uwo wamenye, hari uwuzi, hari ijambo wumvise watigeze amenya. Ça doit affecter ta vie. Amen. Imana ishimwe cyane. Wagura imigozi yawe ibe miremire. Petero aremera ngo kuko bivuze tugiye kubikora. Batererayo, barongera banaga inshundura mu nyanja. Ifi ziza ari nyinshi cyane kandi ari ku manywa di. Kuko yavuze. Kuko yavuze. Reka kuvuga ngo condition sinzire ntizikwiriye. Urabona mana nta mashuri mfite. Urabona biri uriya muzeharu wavuga nibyaba ari abandi mana. Nibyabameze gutya. Nibyabagiye hanaha. Nibya oya ndakubwiye ngo kuko yavuze. Haleluya. Kuko yavuze haguruka winjire muri yo experience. Ibitagaragara n'amaso ariko biriho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Bwira Satani. Amen. Bwira cyangwa reka kubwira Satani. Bwira umutima wawe uti hari urundi ruhande. Hari urundi ruhande Satani atazi. Mutima wanjye hari urundi ruhande Satani atazi. Bwenge bwanjye hari urundi ruhande utazi. Mutima wanjye byakire. Mutima wanjye tuza kuko hari urundi ruhande tubyinjiremo. Urashaka gutera intambwe ubwenge bukakubuza. Umutima ukakubwira ngo byavuzwe. Emera ibyo umutima kubwira. Haleluya. Haleluya. Experience z'umutima n'iz'ubwenge naho bihuriye. Umutima ugenda kure cyane ukarusha ubwenge. Mutima wanjye subira mu gitereko kuko Uwiteka yakugiriye neza. Mutima wanjye tuza kuko Uwiteka yakugiriye neza. Mutima wanjye guma hamwe kuko Uwiteka yanjyanye muri 2021. Mutima wanjye tuza. Mutima wanjye subira mu gitereko. Mutima wanjye guma hamwe. Mutima wanjye tuza wakire. N'umwaka wo kuzuka. Amen. N'umwaka wo kuzuka. Haleluya. Wagura imigozi yawe ibe miremire. Utarakizwa, utaravuka ubwa kabiri, nta terrain ufite yo kwaguriramo imigozi. Ariko niba waravutse ubwa kabiri, niba warakiriye Yesu ukamugira umwami, le terrain est vaste. I tell you. Umurima ni mugari. Abantu twabaye mu cyaro rero hari ukuntu twazirikaga ihene batubwiye ngo tujye kwahura ihene. Ukayijyana ukayizirika kuri iki giti, ariko waba ushaka ko bambujije kumanuka hano. Waba ushaka ko ihene iri burishe ahantu harehare, space nini, umugozi watwaye uziritseho iyo hene ukawugira muremure. Ushaka kwirisha hanini ahari ubwatsi bwose iri buhagere, umugozi ugira muremure ikizungurukaho ikagera hariya, umugozi ntuyigarure, ukigera hariya umugozi ntuyigarure, ikarisha hari umugozi ntuyigarure kuko umugozi ari muremure. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo agura imigozi yawe ngo ntugarukire hafi. Iyo ubona ari ihene yahaze udakeneye kwirya ubwatsi bwinshi, ugira akagozi kagufi ukazirika kuri cya giti hano, ntirenge metero 1 cyangwa metero 3. Amen. Haleluya. Imana irakubwira ngo agura, ugira umugozi muremure mugakiza ya pas de limite. Ikintu murambivuga, ikintu nkundira Imana
iki nayo Imana itangarije ibereye Imana ni uko twese twicaye aha buriya wabwira ndetse wabwira Bosco hano ngo hagarara ku muryango ujye winjiza abantu we yashyiraho kriteriya abambaye amakoti ku ntebe z'imbere urumva abambaye ibirato bimeze ukuntu bagakurikira yagera naho ababaza atari ko uzi Icyongereza cyangwa Igifaransa urumva ababizi byombi akabigiza imbere abazi Igifaransa gusa bakigirayo gato abazi Icyongereza gusa abatazi nambashaho ku ntebe inyuma nuko byagenda dukoze experience nuko byagenda cyangwa nimwe nacyuza ubukwiwe muhira uzagiye urebe uzasanga uburyo yatwicaje ariko icyo nkundira Imana turiho tuvuga hano icyo nkundira Imana ushacyuze urwaye ubushita ushacyuze urwaye ubuheri ushacyuze ufite ipantaro yacitse hano inyuma ushatse usumeze ute ushacyuze udaheruka no koga unuka Imana irakubwira ngo karibu Imana ihagarara ngo karibu ngwino winjire mu munezero w'ubwami bw'Imana ngo numara gusobanukirwa ubwami bw'Imana ngo umunezero w'ubwami ngo uzagutera gusubira inyuma ugurishe uze ngwino ukusa ngwino ukuri umunezero w'ubwami wonyine ni uzakwaranja ni uzatuma umenya icyo ukora n'icyo udakora haleluya aho rero ni Imana ibereye nziza ibiro tukubwira iri jambo ryo kuzuka ni iryawe nawe amen ni iryawe nawe sinzi uri hano wisuzuguye ni iryawe nawe sinzi waje kumagura icyuya cyamurenze ni iryawe nawe sinzi uwo ngo utaje yambaye amakoti n'ibiki ni iryawe nawe sinzi waje atariye ni iryawe nawe n'agakiza n'akawe ni umwaka wo kuzuka amen muri Yesaya 60 umva uko avuga niryo jambo ndangirijeho Yesaya 60 umurongo wa mbere avuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye byuka haguruka kanguka kuko ubwiza bw'Uwiteka bukurasiye amen rero haleluya nkurikira ujya wumva ijambo ry'Imana rivuga byuka nuvuga ngo fais quelque chose gira icyo ubikorera wa muntu uri hano utarakira Yesu umwami n'umukiza byuka ngo wakire Yesu kanguka kugira ngo umurima wawe ube munini ubona aho wisanzurira Imana ishimwe cyane ngwino wakire Yesu ngwino ugire Yesu umwami wawe ngwino birahinduka ngwino biratungana ngwino nawe winjire muri experience yo kuzuka uyu mwaka ibyawe birazuka kandi wakira Yesu uraba ari wowe utangiye kuzuka n'ibyawe bikurikira ninde uri hano ushaka kwakira Yesu ntabwo tumuhamagara hano imbere arigumira hariya zamura ikiganza cyawe aho wicaye niba ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe twinjirane muri uyu mwaka wabaye wundi zamura ikiganza cyawe wakire Yesu umwami n'umukiza zamura kugira ngo ugire experience y'umwaka ni kado Yesu ari waguhereza muri aka kanya ni kado y'umwaka happy new year happy new year niba uri hano utarakira Yesu umwami n'umukiza zamura ikiganza cyawe tugusengere Imana iguha umugisha amen komeza uzamuye Bwana kubariki sana iyo ni kado happy new year umwaka mushya muhire na undi
nawe undi uzamura ikiganza cye. Hagira undi umwe hanyuma dusenge. Haleluya, 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 haleluya. Haguruka dusenge. Reka dusengere uriya muhungu. Amen. Mwerekeze amaso yanyu hariya. Witwa nde? Fabian. Pardon. Munyaneza Oswald. Mwerekeze amaso hariya dusengere Munyaneza Oswald. Bibiri tubwira ngo umwe gusa niyihana akangarukira ngo mu ijuru. Uriya musore atumye mu ijuru haba umunsi mukuru. Atumye mu ijuru haba umunsi mukuru. Reka twifatanye n'abamarayika dukoma amashyi. Mwami Imana, turagushimiye ku bwa Munyaneza Oswald. Munyaneza asubira muri aya magambo uti Mwami Yesu, mbabarira ibyaha byanjye, ndakwakiriye umwami n'umukiza wanjye. Kuva uyu munsi ndihannye, ibyo nagenderagamo bitakubereye Mana, ndabizi nawe urabizi, ndabyihannye. Mwami Yesu, nyezesha amaraso yawe, andika izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Njyewe Munyaneza Oswald. Amen. Reka dusenge. Mwerekeze ibiganza byanyu hariya dusenge. Mwami, turagushimiye igitangazo ukoze mu bugingo bwa Munyaneza Oswald. Ni bya bindi nahoze mvuga Mana, nta makoti y'ibitangaza yambaye, ariko uramubona nk'umuntu uhambaye. Turasenze Mana ngo ikiganza cyawe kimubeho, umufungurire inzira. Niya ibyamuzitiraga byose tumumuvanye imbere, tumukikuje protection y'amaraso ya Yesu, tumwatuye imbabazi z'Imana, imbabazi z'ijuru. Ugira neza Mana, mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Turarangije. Imana ibahe umugisha. Ni umwaka wo kuzuka. Amen. Umwaka wo kuzuka. Bwana awabariki sana. Amen.